Tugiye kurebera hamwe amateka y'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ryahageze gute? Ese ryatangijwe n'abahe bagabo? Ese izi firidi mu Rwanda zagiye zikurikirana gute kugeza aho ubu izi firidi zigeze? Ni bande bazishyizeho? Ni mu yihe myaka zagiye zihaya? Ntuze gucikwa, bana natwe kugira ngo ubuze kunguka byinshi ku mateka y'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Tudatinze, mu 1919 komiseri wari uw'Ububiligi witwa David Dolove, niho icyo gihe hari ku ngoma y'umwami wa gatanu Yuhi Musinga, ahitwa Ikirinda, ubu ni mu karere ka Karongi, niho icyo gihe hitwaga Ikirinda. Niho uyu David yagize igitekerezo, noneho ubwo hari mu ntambara ya mbere y'isi. Noneho uyu Dolove niho yafashe iri kugera ku musozo, niho Dolove yafashe za nyubako abamisiyoneri b'Abaporotesitanti b'Abadage bakoreshaga, azitangizamo itorero. Abo Badage bari bamaze guhunga iyi ntambara y'isi ya mbere. Noneho uyu David aba ariho azitangirizamo itorero. Noneho mu mwaka w'1921 David yagiye gusaba umwami ubutaka. Uwo mwami amuha ahitwa yamuhaye ahitwa Kagatutugwa, ahitwa Igitwe. Sinzi nimba ndisomye neza, ariko niko ndakeka ushobora kuba bahazi wenda ku mivugire, ahitwa Igitwe. Aho niho yahise ahahurira n'undi mumisiyoneri witwaga Eri Muriye, abenshi bamuzi kuri Munyeri. Niho baje kuhahurira n'uyu misiyoneri. Uyu Eri Muriye yari umunyamerika. Rero muri icyo gihe uyu David akihahurira n'uyu Eri Muriye, niho ubutumwa batangije, niho wavuga ko itorero ryahise ritangira kuba itorero hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero aba babiri bamaze guhura, niho bahise bakora firidi ya mbere. Ubwo niryo torero ryari irya mbere aha hitwa Katutugwa, aha Igitwe, n'ahitwa Igitwe ku Gitwe, niho hahise hashyirwa itorero. Noneho bakimara kurihashinga, bongera ubwo butumwa batangira kubwiriza hirya no hino, abizera batangira kuboneka. Noneho batekereza undi mushinga wo kubaka irindi torero. Yaje gutekereza mu mwaka w'1923, baje gutekereza gushyira irindi torero ahitwa i Gahini, bashaka kuhashyira firidi ya kabiri. Ariko biza kwanga
kubera ko icyo gihe amatorero n'amadini ntabwo byari byemewe ko amatorero yegerana. Aha ni i Gahini, ni mu burasirazuba, biza kwangwa, byanzwe baza noneho kwimurira, baza ubwo bari gutembera baza baja mu majaruguru, aho muri Nyabihu mu Rwankeri. Mu Rwankeri aba ariho bahita bashira firidi ya kabiri. Firidi ya kabiri iba ibonetse ityo, bari bateganyije ko bagiye kubaka hano muri i Gahini. Ubwo bihita biza hano mu majaruguru muri Nyabihu, hano mu Rwankeri aba ariho firidi ya kabiri iba ibonetse. Ubwo twavuga ko ari nk'aho ari itorero rya kabiri. Ubutumwa bwari butangiye gukwira kuko bari bamaze kugira abayoboke, ubutumwa butangiye kwigishwa hirya no hino. Uko bagendaga bavuga ubutumwa niko bagendaga bahura n'abamisiyoneri batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye. Baje guhura n'undi mumisiyoneri witwa Matasi. Uyu nawe baza gufatanya ashinga irindi, ubwo nawe barafatanya ashira irindi firidi ya gatatu i Ngoma mu Mugonero. Ubu hano ni mu Mugonero, ubu ni mu karere ka Karongi. Ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Nkwibutsa ko firidi ya kabiri bayishyizeho mu gihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na gatatu. Hano ubwo indi bayishyira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Murumva imyaka yari iciyemo kugira ngo iyi firidi ya gatatu yongere iboneke. Uyu rero Matasi niwe yagize uruhare runini mu kugira ngo aha hantu haze kubakwa urusengero aha mu karere ka Karongi. Nk'uko nabivuze, abamisiyoneri ubwo bagendaga barahura batandukanye, mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, uwitwa Baraburiye Sitefano ndetse n'uwitwa Bwiruka bashinze misiyoni i Nyamirambo. Niho bahise bashira misiyoni i Nyamirambo. Noneho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi, uwitwa Sembeba nawe ashinga iy'i Butare, witwa Sembeba. Aya mafiridi yo mu Rwanda yari ayobowe n'abantu batandukanye, abazungu ndetse n'abanyarwanda. Gusa icyo tuzi ni uko abazungu umuzungu niwe wayoboraga abanyarwanda ku rwego rw'igihugu, niwe wari shefu. Nubwo abanyarwanda bari bayoboye, ariko abazungu nibo bari bafite ku byemezo, nabo bafataga ku byemezo. Rero aya mafiridi yose murumva uburyo yagiye ashigwaho n'imyaka yagiye ashigwaho. Ubu mu Rwanda ndakeka tumaze kugira amafiridi 8. Rero hari benshi baba baritanze mu murimo. Mbere ya Jenoside abizera bari ibihumbi 190, ariko ubu aho tugeze ubu kugeza mu mwaka wa 2020 bari ibihumbi 980, ariko ubu mu mwaka w'ibihumbi 2025 bararenga miliyoni. Rero murumva ko ubutumwa bwagiye buraguka, aho kugeza ubu iyi yuniyoni y'u Rwanda iyobowe n'uwitwa Pasiteri Byiringiro Hesironi. Uyu nawe twavuze amateka ye, naho nzi ko nakoze videwo yaho.
Rero reka mbashimire wowe mwaduteze amatwi, nanone niba wowe urimo uzi ko uri mushasha kora sabusikarayibu kugira ngo ujye ubasha kubona videwo mu b'imbere. Reka tuzahure ikindi gihe, Imana ikomeze ibarinde kandi iduhe gusobanukirwa biruseho mu izina rya Yesu.